Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Uwahoze ari umurinzi wa General Omega kandi akaba ari ikihebe cya kabiri mu banyarwanda b'ibyihebe, amabanga yose yayashyize hanze. Uwitwa Tuyubahe Innocent umaze hafi imyaka 2 atashye mu Rwanda, yabaye umurinzi wa hafi wa General Omega kuva muri 2016 kugeza 2022, bimukana mu bice byinshi ubwo bahunganaga ibitero by'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa RDC. Yasobanuye rero byinshi ku mibereho ya General Omega mu mashyamba. Nubwo rero ubuyobozi bwa RDC buvuga ko abarwanyi ba FDLR cyane abayobozi bayo bashaje, Tuyubahe avuga ko General Omega wagifite imbaraga, ati rwose afite imbaraga, nta nubwo ari muremure nk'uko abantu benshi babyibeshyaho, ahubwo ni mugufi kandi araringaniye. Yavuze ko muri rusange General Omega ari umuntu udasabana n'izindi nyeshyamba ngenzize, kuko ntawe apfa kwizera. Ibi rero bituma rimwe na rimwe afata icyemezo cyo kuzenguruka mu kigo cya gisirikare agenzura ibyo atekereza ko bishobora kuba bitagenda neza, byaba ngombwa kandi agafatira telefoni z'abarwanyi kugira ngo arebe abavugana nabo mu Rwanda. Omega rero mu buzima bwe akavuga ko ari umuntu udasabana n'abamurinda muri Etat Majoro, ntabwo abizera, nta muntu n'umwe wabona ari gusabana nawe. Agakomeza avuga ko ari umuntu umeze nk'aho afite umujinya igihe cyose, ntabwo rero ngo abatuje, agenda azenguruka asa n'ufite ibibazo akongera agasubirayo. Uyu murinzi agakomeza akavuga ko ngo habaga igihe abatunguye ndetse n'amatelefone akayabaka, akagenzura nimero kugira ngo arebe abo bavugana nabo. Aba rero agira ngo arebe niba hari nimero zo mu Rwanda ngo bavugana nazo. Iko rero Tuyubahe yakomeje abisobanura. Uyu rero wahoze ari umurinzi agakomeza avuga ko ngo byajyaga bibaho ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bashakisha nimero za telefone z'abo miryango yabo baba mu Rwanda kugira ngo bavugane ku buryo bakwitegura gutaha. Hari nabo rero Omega yafashe ngo bafatira ibihano birimo kubimurira mu kindi kigo cya kure, gukubitwa inkoni ziri hagati ya 200 ndetse na 300, cyangwa se kwicwa. Ati niba mwabanaga aho ngaho mu kigo, ahita kwimurira mu yindi batayo, akavuga ngo wazavamo umuntu umugambanira, agahita agutanga ukajya kure ku buryo mutazongera no guhura. Ntabwo rero habura nk'inkoni 200 kugera kuri 300. Uyu rero wahoze ari umurinzi witwa Tuyubahe yasobanuye ko nawe yafashwe, hanyuma rero biza kugaragara ko yavuganaga na bashiki be. Ngicyo gihe mu kigo cya FDLR habaye inama gitaraganya yari yobowe na Omega, amubaza niba mu byo yavuganye nabo mu muryango we hatarimo gahunda yo gutaha. Hanyuma rero arabihakana, anamwumvisha amajwi y'ibiganiro byose bagiranye n'umuryango we. Ngo Omega rero yabwiye Tuyubahe ko amahirwe yagize ari uko yamurindaga, kuko iyo bitaba ibyo ngo yari kwicwa. Ariko rero ntiyamuretse gusa, kuko ngo yategetse ko kubitwa inkoni 300, yamburwa na telefoni yavuganiyeho n'abashiki be bari mu Rwanda. Iyo rero Omega ngo ahamije ko hari umurwanyi wa FDLR wamugambaniye, amucira urwo gupfa, ariko si we umwirasira, kuko ntabashaka ko abari mu kigo bose ngo bamenye ko yishe umuntu. Tuyubahe rero yagize ati we rero ukuntu abikora kugira ngo bitagaragara mu basirikare ko ari kubica, we aragutuma, hanyuma akareba nk'abasirikare 2 akababwira inzira uzanyuramo, ati ngwino ngutume mu kigo runaka, uzagende kandi wenyine, kuko misiyo ngiye kuguha ari ibanga. Hanyuma rero akaguha ipapuro, ati bijyane nka za Kazaroho cyangwa se ahandi, noneho wabageraho mu nzira bakakurasa, bakavuga ngo wahuye n'abanyatura cyangwa se ba mayimayi, ngo hanyuma barakwica. Tuyubahe yasobanuye ko Omega ari umunyagatulika ujye mu misa, kandi ko afite n'itsinda ry'abahanuzi rimuhanurira ibintu byose ngo bizabaho cyangwa se bizaba ku mutwe wa FDLR muri rusange. Yagize ati wari uzi ko turi ahantu bita i Paris yari afite groupe irimo n'uyu nguyu witwa Chantal, nawe waje gufatwa, yari umuhanuzi we, ndetse n'undi bitaga Francine. Umushumba wabo witwaga Mulume we yaje gupfa ubwo twendaga kuva i Paris. Uwitwa Nizane Marie Chantal uvugwa na Tuyubahe n'umwe mu barwanyi ba FDLR bafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ubwo bari muri Rucuru. Yatashyiriweho mu Rwanda, ahabwa amahugurwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, hanyuma rero nawe asubizwa mu buzima busanzwe. Akomeza avuga ko ari kenshi FDLR itegura ibitero byaba byo kugaba ku Rwanda cyangwa se guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa RDC. Mbere yo kubitangira rero abahanuzi bayo bakora amasengesho kugira ngo Imana ibereke niba ngo bazatsinda.
Tuyubaha ati baragenda ngo bagiye kubaza Imana uko barwana nuko biri bugende. Ati rero bakunda gusenga nijoro nko mu masaa 9 saa 6 za nijoro, noneho iyo bavuye guhanura amategeko babahaye niyo bashyira mu basirikari. Abahanuzi ba FDLR barizerwa cyane ngo ku buryo bashobora no kwicisha umuntu cyangwa se bakamukiza. Tuyisabe yasobanuye ko igihe umuhanuzi yashoboraga kuba yashwanye n'umurwanyi, yashoboraga kubeshya Omega ko yabonye ari umugambanyi. Ati kuko nk'umuhanuzi mwabaga mwashwanye agahita avuga ngo iriya ntama ntabwo imeze neza, muyikure rero mu zindi, bagahita rero bakwica. Wenda ahubwo ngo ari uko wanze kumwakira ibikapu bagiye nko mu butumwa, agashaka rero inzira azakwicishamo. Ahangaha twibuke ko General Ritadi Kabarebe wibukije Omega ko ubumenyi afite buri gupfa ubusa, cyane ko uyu murwanyi yize gutwara indege, amumenyesha ko igihe yazaba atashye ubutabera butazamukurikirana kuko nta n'uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Aho kwemera ubusabero bwa General Ritadi Kabarebe, Omega yamusubije ko atazigera ataha mu Rwanda mu gihe rukirimo umututsi. Kabarebe rero nawe yamusubije ko atazigera arukandagiramo ari muzima. Tuyubahe yasobanuye ko mu kiganiro we n'abagenzi be bagiranye na Omega mu gihe yamurindaga, yababwiraga ko atashobora gutaha mu Rwanda rurimo abatutsi ngo kuko atakwemera kubana nabo. Umunsi umwe rero Tuyubahe yaratinyutse abwira Omega ko abayobozi benshi ba FDLR bafashwe hanyuma baracyurwa kandi bajyanwa mu Rwanda. Amubaza uko bizagenda mu gihe nawe kandi yazaba afashwe, amusubiza ko we azirasa adashobora kwemera gufatwa ngo ajyanwe mu Rwanda. Tuyubahe ati rero twaraganiraga kubera ko namubaga hafi, naramutekeraga akajya ambwira ababaye ibigwari kuko n'uwitwa Shantari nawe bamufashe turi kumwe ari nka saa moya. Ati rero tugeze mu ibambiro naramubwiye ni ko bari gutaha abandi, wowe nibagufata bizagenda bite? Ugize umwaka ugafatwa ese byagenda gute? Ahita nsubiza ati ngewe nahita nirasa ako kanya. Agakomeza avuga ko ari kenshi FDLR yateguriwe ibitero byaba ari byibasira ibigo bito byayo cyangwa se ibirindiro bikuru. Iyo rero Omega amenye ko agiye guterwa ngo yitegura guhunga mu rwego rwo kwirinda kwicwa cyangwa se gufatwa miri. Tuyubahe rero yasobanuye ko ikigo cya Pali Omega yamazemo igihe kirekire muri teritwari ya Rucuru ngo cyarimo abarwanyi ba FDLR bari hagati y'120 n'150, ngo ariko iyo yahungaga yajyanaga n'abarinzi be ba hafi bake cyane, abandi bagahunga ukwabo. Ati ntabwo ahungana n'abandi. Ubwo habaga operasiyo baje gutera mu gace kacu, yafataga abarinzi be bakagenda nk'amasaha 2 mu ishyamba. Abarinzi be rero babaga ari 12, ntabwo barenga, akongeramo n'abo bakobwa b'abanyamasengesho, ubwo babaga ari 2. Yavuze ko abandi barwanye ba FDLR ubwo bahungaga babaga bacitsemo amatsinda nk'3 ngo urugamba rwarangira hanyuma bakongera bakihuza. Keretse rero mu gihe haba ibitero by'umusubirizo, Omega kandi ngo ntabwo akunda gukora ingendo ndende. Tuyubahe akabasobanuye ko mu gihe yabaga i Paris yakoraga urugendo rimwe mu mwaka gusa ajya gusura ibigo by'abarwanyi ba FDLR kugira ngo abatere akanyabugabo. Ati mu mwaka yagendaga rimwe ryonyine gusa, kandi nabwo yabaga agiye guha abasirikare gahunda y'umwaka, hanyuma akagenda asuraho ibigo biri abasirikare abaha morale, ahabaye intambara akagenda abaha morale ndetse akomeza no kubahumuriza. Hanyuma rero abatashye kabita ibigwari, ati bariya babaye ibigwari ntimuzabe nkabo, akabashakira bote zo kwambara. Ubwo rero Tuyubahe ngo aheruka kuganira cyangwa se kuvugana na General Omega ngo ukamuzi nta mitungo izwi uyu General Omega yagiraga, ngo akaba ari naho atandukaniye n'uwitwa Ruvugayimikore Protégene alias Corneille Ruhinda wari ufite ngo ibikuyu. Omega rero ngo yabaga afite agakapu karimo amafaranga kandi abitswe n'abashinzwe umutungo muri FDLR. Mu gihe rero Omega ngo yari mu kigo Ipali, Lieutenant General Byiringiro we yabaga ku cyicaro ku rwego rwa politike aho bita Ikazaroho. Tuyubahe rero yasobanuye ko aba bayobozi bahuraga gake cyane ubwo babaga gusa ngo bari mu nama nkuru. Ngaho rero amabanga ya General Omega uko ateye nuko yifashe, uko abikora, uko ahunga mu gihe atewe, ndetse nuko arindwa kandi nuko nta mitungo izwi agira, cyane cyane ngo ahora yikanga cyane cyane buri muntu wese akavuga ko nta muntu yizera, ahubwo kandi ngakomeza kwemeza ko aramutse afashwe nk'uko yakomeje kubivuga ngo kenshi we ngo azagira gutya ahita yirasa, ngo nabwo azemera yuko bamugeza mu Rwanda uko byagenda kose
cyangwa se ntabwo azegera yemera ko afatwa n'uwo ari we wese. Ngayo nguko rero General Omega, umurwanyi ukomeye cyane kandi akaba ari ikihebe cya kabiri mu bo leta y'u Rwanda irimo gukomeza ishakisha, ukomeje kubundabunda mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Ematox, mukomeze kugubwa neza muherereye hose, Imana ikomeze ivanga mu byanyu. Nge nk'ibisanzwe ndi Emmanuel Nshimiyimana.